Iki ni igice cya kabiri ku isomo rikomeye twavana mu nkuru y'urukundo ndetse n'ubukene. Wifuza igice cya mbere cy'iki kiganiro, wareba hasi muri commentaire nagushyiriyeho cyangwa se nagushyiriyeho uburyo wakigiraho n'igice cya mbere cy'iki kiganiro. Reka dutangire gutya ngo burya amafaranga agira uruhare runini mu mibanire kandi no muri mariage mu rushako cyangwa se mu rugo rw'abubatse. Nuko dutangiye. Wowe niba uzi ko wisanze mu cyiciro cy'abagabo ukaba witwa cyangwa se ukaba utitwa umugore ngo byange bikunde ukeneye amafaranga, bitari ibyo uzabona umukungugu ngo umugore cyangwa se umukobwa yirukanka agusiga wa mwanda we. Ushaka amafaranga ntago ngo tutse niko birangira bakwise iyo umugore agutaye. Ngo nta mugore wakishimira kugumana nawe mu bukene ngo aba ari ikibazo cy'igihe gusa ubundi akimukira mu rugo rw'undi mugabo aramutse amufite. Ngo abagore bamwe ushobora kuba utabazi, ariko ngo abagore bamwe bakoresha inzirakarengane z'abagabo bakazifashisha bivana mu bukene, aho umugore umwe uzamuzana yabona amaze cyangwa se ko afite amafaranga yashakaga yakuvanyeho nk'umugabo, ubundi akaguta akajya kwifatanyiriza n'umugabo we yita ko akunda cyangwa se yakundaga bya nyabyo, akaguta ku gasozi wandagara cyangwa se wandavura, niba ari byo binyarwanda byiza ntabwo mbizi. Akenshi ikibabaje ni uko abo bagore nabo abo bagabo basanze nabo barabata bakajya kwibanira nabo bikundira nabo abandi bagore. Akenshi ngo nabo bazakoresha abo bagore bivana mu bukene n'abandi bagabo, maze babona amafaranga ubundi babasige bajye kwibanira nabo bashakaga. Mu nyumvire ibi bintu n'urwo ruziga, dore icyo bisaba ngo ube ku ruhande rwiza. Rero ngo ushaka amafaranga, wowe nk'umugabo niwe ndebaho cyane, ngo ushaka amafaranga ku buryo bizagura umugore uwo ari we wese kugusiga amafaranga ahagije. Korera amafaranga ku buryo naguta n'umugore uzahita ubasha kubona undi umusimbura vuba byihuse. Yashake ni amafaranga ku buryo uzakira bihagije ukaba umugegwe cyangwa se umukire ku rwego rwawe wumva ruhagije, kuko iyo ukize bihagije ngo ubundi amarangamutima yawe arapfa. Ibintu by'ubugoryi by'ibyiyumviro utamenya bikuvamo. Wigeze wumva bavuga ngo umukire si umuntu? Uko byagenda kose waba warigize kumva bavuga iryo jambo ngo umukire si umuntu. Oya, ariko ni umuntu, ahubwo izo mpuhwe mugira kenshi mwebwe z'ubugoryi ziba zaramukamutsemo ni abanyamafaranga abo ngabo. Niyo mpamvu bigoye gutera umukire impuhwe ibintu by'ubugoryi, ibyo bintu byakugora. Ngo iyo wabaye umukire ngo abagore bahinduka nk'udukinisho twawe. Bakire babishoboye ariko nabo nibo mvuga ahangaha, ibyo by'abagore nyine ababishoboye reka ariko tuvuga ngo bababera ibikinisho kuri bo. Ngo niyo mpamvu uzabona abakire benshi bafite abagore benshi ngo baba babizi ko nta n'umwe muri abo bagore ubakunda bya nyabyo mwebwe mwita ngo urukundo, kandi nawe uwo mukire aba abizi ko atabakunda, ahubwo kwishimisha kwe aba agomba kuguhaza. Abo ni abakire ndi kuvuga. Umva ukuntu bimeze. Ngo nugira amahirwe ukabona umugore ugukunda ku rwego rwawe rwo hasi, agendeye ku uri we, atagendeye ku bikorwa byawe cyangwa se ibyo utunze, ngo ushime Imana kuko umugore mwiza ava kuwiteka. Icyo gihe Imana izaba ikuremeye, kuko 95% by'abagore bari ku isi nta n'umwe washyingiranywa nawe n'umugabo kubera ukuri gusa, babikora kubera icyo ufite. 5% by'abagore by'abari ku isi nibo bonyine bashyingiranywa nawe kubera ukuri gusa. Rero ngo nubona uwo mugore umwe muri abo 5%, ushima Imana. Umugore narira ukabona ari kurira cyane, amarira menshi mwebwe mwita yo kwarika igihe umugabo ashaka kumuta cyangwa se gushaka umugore wa kabiri, ngo ntabwo barizwa n'urukundo. Reka abagore ngo twarabamenye, ngo ahubwo aba yifuza gukomeza kwishimira amafaranga cyangwa se imitungo y'uwo mugabo wenyine, hatajemo abandi b'uwo mugabo cyangwa se kuri uwo mugabo hatajemo abandi. Ni amafaranga y'umugabo. Reka dufate urugero. Umugabo aramutse ahaye uyu mugore amazu nk'abiri, amaduka nk'abiri, akamuha n'igishoro cya business cyiza cy'ubucuruzi nyine, ubundi agakubita amafaranga utakwita make kuri konti y'uwo mugore, ngo uwo mugore yakwemera no gushyingiranwa n'abagore umubare wose ushaka cyangwa se ashaka uwo mugabo. We yazacungana n'abana be gusa, nta nubwo yajya gutekerezaho. Ngo ubundi bitabaye amafaranga ni ibintu bizwi, 95% by'abagore bari ku isi ngo ubundi ntago bashyingiranwa, ntago bashinga ingo, ntago bashyingiranwa. Ngo niyo mpamvu abagore benshi iyo bafite akazi keza uzabicunge nawe, bishurira buri kimwe. Ngo
uzabona batekereza ibintu byo gushaka abagabo gake cyane, ntabwo ushobora kubabona muri iki kintu cy'ikigare kimeze gutyo. Ngo abagore ubundi benshi banga abagabo banababona nk'icyo batazi, ngo ariko abagabo ukuntu muri inzirakarengane, ukuntu muri abana beza, ngo miliyari zose, amafaranga yose watunga cyangwa se waba ufite, ngo mpaka ubonye umugore muyishimanamo niho wumva unyuzwe. Ngo nta kintu cyatuma umugore yitwara nabi nk'amafaranga meza, amafaranga ahagije. Azatangira kwibuka ibintu bibi byawe nk'umugabo yibuka ibintu adakunda kuri wowe, gusa ngo byonyine kuko umugabo ufite amafaranga amaze igihe amwandikira, by'umwihariko amafaranga arenza yawe. Niba bimeze gutyo ho uzaba warigushije. Niko nsoma hano, kuko umugabo ufite amafaranga ngo ntabwo utuntu nk'utwo umugore atwitaho, ngo ibintu runaka ngo adakunda kuri wowe. Ibyo se ni ibiki? Ibyo ngibyo ni ibiki? Ahubwo ufite inoti. Ngo abagabo mureke kujya mushaka urukundo nta mafaranga, ushaka amafaranga hahandi uba wanayajugunyanga uko ushatse, wayajugunya uko ushatse. Umugore nagukoresha akaguta, ntuzamwiruka inyuma, uzabona undi. Abagabo inshuti zanjye, abagore muri inshuti zanjye kurushaho, nimuhindure. Bifurije amahirwe mu byo muzakora byose, muzabona amafaranga menshi kandi kenshi. Aha kuri Tele Montagne Rwanda niko twitwa. Uhakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira tubeho tubayeho neza kandi tukajyana n'ibihe. Menya byinshi ku bibera mu isi rero, kurikira Tele Montagne Rwanda. Imanutse munsi y'iyi video, ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu iyo wakanze ubutamutangira kujya mubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye. Ubundi tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi ngibi, mu bintu by'ubwenge. Ubutaha sinzababure rero, niyo gahunda. Samuel Mugisha no mwari kumwe. Reka Imana iduhane umugisha. Nimukore ku kantu ni subscribe munsi y'iyi video.